Yes, reka mbifurize ikaze mwese mukurikiye Radio 10 na TV 10 cyangwa se kubabizi nka Radio TV 10 ndetse namwe mukurikiye 10 tonight y'uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 2021 mucyumvira nanga rero muhita mumenya ko twinjiye muri studio twinjiye mu makuru ya cinema ko PARU yinjiye muri studio. Reka makuru yacu tuyahere hano mu Rwanda ari naho turi buze kwibanda cyane kugira ngo turebe ibiherutse kuvugwa mu Rwanda muri cinema cyangwa se ibiherutse kuba mu Rwanda muri cinema. Turi buze kwibanda cyane ku nkuru y'umwana bita Ines, y'umukobwa bita Ines, reka no kumwita umwana y'umukobwa bita Ines gusa ni aracyari na mutoya ku bigaragara. Umukobwa bita Ines wabashije gutwara igikombe agikuye muri Zanzibar International Film Festival. Uyu mukobwa akaba ari nawe filime ya mbere yiwe yarakoze, akaba ari filime ifite iminota itarenga 13 niba mbyibuka neza. Reka tubanze twumve imva mutima z'uyu mukobwa turagaruka dukomeza. Muraho, nitwa Igihembo Ines, ndi umucineaste. Recently, I was honored to receive the Ousmane Sembene Award muri festival ya Zanzibar. So I came to pick up the award from the head of Rwanda Film Federation, who received the award on my behalf. Filme yitwa Breaking Ground. Ivuga ivuga kukwishakisha, kumuntu uri kwishakisha. It's basically about a woman who is mistreated but wants to bring back that liveliness yahoranye kera. Yeah, something like muri festival harimo categories zigiye zitandukanye za award, harimo n'amafilme menshi atandukanye, harimo ndakeka harimo n'andi y'abanyarwanda. So yanjye yari muri category ya Ousmane Sembene ariho yabashije no gutwara igihembo. Personally ni ntambwe nziza kuko it's good your work is being recognized. Ni ntambwe nziza ku munyarwanda utwaye icyo gihembo, ku banyarwanda bakora umwuga wa sinema, kuko haba hari icyizere, haba hari support, haba hari ikintu cyankuraje umuntu gukomeza gukora. Cyane abasangiza nuko ndishimye cyane kandi ibintu byose birashoboka. Iyo ubishaka ukanashyiramo n'imbaraga ukanabikorera. Murakoze. Yes, ati ndishimye cyane rwose. Nawe byagushimisha uramutse ukoze filime yawe ya mbere igahita twara igihembo muri festival ziri internationale. Noneho ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu umuntu tarebesha ijisho rimwe, ni ibintu actually abanyarwanda bose bagomba kumva ko sinema nyarwanda imaze kugera ku rundi rwego. Ntabwo ari kuvuga ngo birimo biragarukira hano mu Rwanda gusa, n'abanyamahanga barimo barabikunda. Amafilime ari kujya muri festival agatwara ibikombe, ndetse na amafilime menshi cyane amaze gutwara ibikombe. Ntabwo naba ngiye kure ndamutse mvuze ko muri uru ruganda ndangamuco cyangwa se muri uru ruganda twakwita rwa entertainment, rw'imyidagaduro, sinema harimo na football nyarwanda. Sinema ni rwo ruganda rumaze kuzana ibikombe byinshi bire internationale muri uru Rwanda. Niyo mpamvu buriya iyo abantu bagikerensa sinema nyarwanda ntago gemba ni kubyumva neza, kubera ko nubara ibyo twita guhagarara igihugu cyangwa se abahagarara igihugu ndetse bakagira n'icyo bagarura mu Rwanda, bakagira ibihembo bire internationale bigaruka mu Rwanda, sinema yaza kwisonga. Wenda uretse nka leadership yonyine ubanza ari ishobora kurusha ibikombe sinema nyarwanda. Leadership yonyine uko tumaze guhabwa, u Rwanda rumaze guhabwa ibikombe byinshi cyane bya leadership yonyine nkeka kari ishobora kurusha ibikombe cyangwa se ibihembo biri international sinema nyarwanda. Ibi rero ni ikintu cyiza abanyarwanda bakagombye kwishimira. Gusa uyu mukobwa Ines ntabwo yari yabashije kujya muri Zanzibar, ahubwo umuyobozi wa Rwanda Film Federation ari we Ndahiro
niwe wari wagiyeyo ndetse agiye ku butumire ahagarariye u Rwanda, ntabwo yagiye ahagarariye Ines, yagiye ku butumire bwa Zanzibar International Film Festival ahagarariye u Rwanda, ndetse biza kuba na bizima ko noneho igihugu yari ahagarariye nacyo cyamuhagarariye neza kikazana igikombe cyangwa se igihembo. Reka tubanze twumve Wirindahiro wari uhagarariye u Rwanda muri Zanzibar, nawe atubwira uko byari bimeze. Nkubutse muri Zanzibar aho nari nitabiriye iserukiramuco rya sinema ryitwa Zanzibar International Film Festival cyangwa se ZIF mu magambo ahinnye nk'uko abantu bayimenyereye. Ku itariki ya 21 nibwo umuyobozi mukuru wa ZIF Professor Martin Muhando yanyoherereje ubutumire yifuza yuko nka Rwanda Film Federation twakwitabira ririya serukiramuco, ukuyeho no kuba ari serukiramuco mpuzamahanga kandi rikomeye cyane rya sinema mu karere tubarizwamo ka East Africa, ariko riba ryitabiriwe n'aba filmmakers cyangwa se abakora umwuga wa sinema baturutse imihanda yose ku isi. Ni rero inyungu zikomeye cyane kuri Rwanda Film Federation mu by'ukuri kuba twaritabiriye ririya serukiramuco tubifashijwemo n'ubutumire bw'uyu muyobozi wayo. Nagiye mpagarariye Rwanda Film Federation nk'umuyobozi wayo, nta filime yanjye yari irimo nubwo nsanzwe nkora umwuga wa sinema, ariko hari harimo filime z'abanyarwanda, baba ari aba hano mu Rwanda imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ririya ni serukiramuco ryatangiye kera, inshuro y'ejo bundi yari inshuro ya 24 riba, kandi riba rimwe mu mwaka, urumva ko rimaze imyaka 24. Rero abanyarwanda ndetse n'abandi bakora umwuga wa sinema ku isi, ni festival basanzwe bazimenyerewe iri ku rwego mpuzamahanga. Rero hari harimo n'amafilime y'abanyarwanda baba ari ababa hano mu gihugu ndetse n'abari hanze yarwo. Filime y'umunyarwanda yatangiye igikombe n'imwe, ni ibintu twishimira cyane kuko muri festival nk'iriya ikomeye cyane kubona filime y'umunyarwandakazi ukiri muto w'urubyiruko itwara igikombe muri festival nk'iriya, bivuze yuko ibihigitse nyinshi cyane, kuko ni filime yoherejwemo amafilime menshi, ni festival nako yoherejwemo amafilime menshi. Mu by'ukuri ni iby'agaciro. Yes, ati ni iby'agaciro, kandi koko ni iby'agaciro kuba filime ishobora guserukira u Rwanda ndetse ikaba yagira n'ibikombe itwara. Ariko noneho hariho ikibazo umuntu ashobora kwibaza, nanjye nibajije ndetse nawe ushobora kuba ukibaza uri mu rugo. Tumaze kubona inshuro nyinshi y'u Rwanda ruhagarariwe, cyangwa se nta nubwo ari u Rwanda gusa, ibihugu byinshi byahagarariwe ku nshuro yabyo ya mbere, bikaba bifite nyine nk'umutumirwa waje mu marushanwa runaka, akenshi usanga nk'ibyo bihugu bitwara ibikombe. None ukibaza, nabaha nk'urugero ku wenda duhereye no kuri Taska Project FM, ku nshuro ya mbere u Rwanda rwitabiriye, Alpha Rwirangira yatwaye igikombe. Ntabwo ndi gushaka kubihuza no kuvuga ngo wenda bifitanye isano no kuba bashyiramo reka nkoreshe terme y'ubu ngo bashyiramo imiyaga, ariko twabonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika yitabira FESPACO, twabonye ko Joel Karekezi yatwaye igikombe ndetse ni nawe wakimwihereye. Nanone tubonye Wirindahiro yitabira Zanzibar International Film Festival, tubona Ines atwaye igikombe. Noneho umuntu ashobora kwibaza, ntabwo ndi gukora accusation hano, mu mbabarire, ntabwo ndi gukora accusation, ariko nk'umuntu ushobora kwibaza, ese byaba bifitanye isano ko iyo igihugu gihagarariwe cyangwa se cyatumiwe mu marushanwa runaka kikaba gihagarariwe n'umuntu runaka, ese abagize ayo marushanwa cyangwa se abakoresha ayo marushanwa harimo ukuntu bavuga bati, kugira ngo uwo twatumiye atagenda tureba nabi, reka duhereze abantu be amahirwe yo gutsinda, cyangwa se koko ibintu dukora birahambaye, yaba muri sinema no mu zindi ngero navuze. Ni ingero nyinshi natanga, gusa nuko mfashize 3. Icyo kibazo nabonye amahirwe yo kukimubaza, reka twumve igisubizo yatanze kuri icyo kibazo. ntaho bihuriye no kuba umuyobozi yatumiwe
muri festivale bikaba byahurirana no kuba umunyarwanda yatwara igikombe. Nta hantu bihuriye, ni coincidence niba ariko nabyita, ni coincidence iba yabayeho. Nta hantu bihuriye kuba bavuga ngo umunyarwanda azatwara igikombe none reka dutumire oya. Mereye kuri Fesipako, ni ibintu, festivale ni ikintu gitegurwa umwaka wa kubuza amafilme azoherezwa limited muri iyo festival. Rero noneho n'ikintu cyo kuvuga ngo utumiyemo umukuru w'igihugu ntabwo ari ikintu mutumiramo ku munota wa nyuma nkuko watumira Wirindahiro. Oye, ni protocole itangira mbere cyane n'iyo filme itaragerayo. Nta hantu rero byaba bihuriye kuba batumiye umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu, ndetse muri Facebook ho byari n'akarusho kuko u Rwanda rwari rwatumiwe nk'igihugu cy'icyubahiro. Abakora umwuga wa sinema mu Rwanda barimo gukora batikoresheje, barimo gukora amafilime meza ajya ku rwego mpuzamahanga, agahatana n'andi yaturutse mu bindi bihugu, bikarangira arayahigitse ahubwo akayatwara n'ibikombe. Ibyo rero bigaragaza ko uruganda rwacu rurimo gukora, ahubwo ni ubutumwa, ni challenge. Ni challenge ku bakora umwuga wa sinema mu Rwanda gushyiramo imbaraga, kongera imbaraga, kugira ngo ubutaha ntituzatahane igikombe kimwe, ahubwo tuzatahane byinshi. Yes, ati ntaho biba bihuriye, nuvuga ngo n'abari bafite amatsiko wenda muri kutureba, ati ntaho biba bihuriye, ahubwo ni cyerekana ko kuko abanyarwanda bakora. Ati n'ubutaha tuzakore byinshi kugira ngo ducyure n'ibihembo byinshi. Nabibutsa ko iri rushanwa n'ubundi mpuzamahanga ryitabirwa n'amahanga yose. Nk'igihugu cya Kenya cyacyuye ibikombe bigera nko kuri 4 niba nibuka neza, cyacyuye ibikombe bigera kuri ibihembo bigera kuri 4 muri iyi festivale. Bivuga ngo yego nubwo u Rwanda rwacyuye igikombe, ariko turacyakeneye n'ibindi byinshi. Dufite abanyarwanda benshi bamaze gutwara ibikombe hirya no hino, bamaze gutwara ibihembo mu festival agiye atandukanye, yewe anakomeye gukwirakwira isi yose. So nukuvuga ngo haracyakenewe n'ubundi ariko andi mafilime menshi yitabira kugira ngo turebe ko byibura nk'umwaka umwe twajya tumanukana nk'ibikombe nka 5 byose bigataha mu Rwanda. Niba tugiye muri Zanzibar, ibikombe byinshi bikaza mu Rwanda. Niba tugiye muri Egypte, ibikombe byinshi bikaza mu Rwanda. Niba tugiye muri Fesipako muri za Kamenuri, ibikombe byinshi bikaza mu Rwanda. Niba tugiye n'ahandi hakurya y'amazi, ibikombe byinshi bikaza mu Rwanda. Gusa hano nanone nkifite uyu mugabo Wirindahiro, bwana Wirindahiro, perezida wa cyangwa se umukuru wa Federation Nyarwanda ya Sinema cyangwa se y'urugaga Nyarwanda rwa Sinema. Nanone namubajije ikibazo yaba jewe nibaza, kandi nkeka ko atari yeje nyine ukibaza. Umuntu ashobora gutekereza uyu munsi twumva ngo dufite abantu benshi bamaze gutwara ibikombe biri international biri mpuzamahanga, bamaze kujya mu maserukiramuco menshi ari mpuzamahanga, bamaze gutwara ama award menshi ari mpuzamahanga. Ariko noneho tukibaza kubera icyo ayo mafilime biza kurangira tutayabonye, kuki ayo mafilime tutayamenya nyuma yaho. Ese ayo mafilime ajya muri festivale bikarangira atagiye ku isoko cyangwa se atagaragaye n'ahantu na hamwe. Wenda birumvikana ko mu gihe filime iri muri festivale bishobora kugorana kuba iyo filime mu gihe ira screeningwa cyangwa se imirerekanwa muri festivale, bishobora kugorana ko iyo filime yaba iri guca n'ahandi hantu. Ibyo birashoboka. Ariko noneho mu gihe festivale yarangiye, mu gihe filime yawe yaba yarasohotse 2018 cyangwa se 2019 cyangwa se 2016 ikaba igeze isaha, mu by'ukuri nta munyarwanda n'umwe urayibona, kandi wicaranye ibikombe bigera muri bingahe, wagiye utwara imihanda yose y'isi. Icyo noneho nkibaza, ese abanyarwanda turimo turakorera abanyarwanda cyangwa turimo turakorera abanyamahanga? Icyo ni ikibazo cya mbere numva jewe mfite ku mutima. Nkibaza, ese sinema nyarwanda, kubera ko ndibuka higeze kubaho inkundura mu myaka yashize, higeze kubaho inkundura y'abaseneaste, hamera nkaho cyangwa se y'abakozi ba filime, hamera nkaho hacitsemo ibice, bamwe biyita ngo n'abakozi ba filime ngo zijya mu mafestivale, abandi bakavuga ngo n'abakozi ba filime ziri kamasho cyangwa se zicuruzwa nyine hano hanze. Icyo gihe filime zari zicururizwa ku masede mu mujyi n'iki, hazaho iyo nkundura, mbese hameze nkaho sinema yacitsemo ibice.
bamwe bavuga ngo twebwe ngo turi filime ziri festival zijya mu festival, abandi bati turi filime, abandi bati izi ni filime ziri kamasho. Ahubwo noneho tukibaza ese koko ubwo icyo kibazo wenda ndibuze kuba niba hari umwe official cyangwa se umuyobozi umwe ufite aho ahuriye n'ibya sinema mu bayobozi bakuru b'igihugu cyacu uri kutureba, nawe iki kibazo nakimubaza kubera ko kirabareba. Nyamuneka uraza gusanga nitujya na abanyarwanda benshi, ndaza wenda kwibanda kuri izi filime muri iki gihe turimo muri iyi minsi kuva 2020 kugera iki gihe. Abanyarwanda benshi, ibi ni ibintu tumaze gusubiramo inshuro nyinshi, sinema yasusurukije abanyarwanda benshi kurenza, nirwo ruganda rwasusurukije abantu benshi kurenza izindi nganda zose z'imyidagaduro, kubera ko igihe cyagezeho umuziki umera nkaho utuje cyangwa se ucecetse, bitewe nuko abanyamuziki benshi basohoraga imiziki bagerageza gushaka ibitaramo, bagerageza gukora performance n'iki. Ariko mu gihe hajemo covid babona ntabwo performance ziri gukunda, umuntu akajya wenda yanavuga ati se kuki najya gutanga amafaranga yo gusohora umuziki ntari bubonaho nzawu performing uwo muziki, ntabonaho nzawu premieringa, ntabone uburyo runaka bwo gucuruza uwo muziki. So ariko sinema yaje kubikomereza kuri YouTube. Ibyara amasedo wenda byavuyeho n'ibindi byo kujya mu masare bivaho, ariko iza kubikomeza kuri YouTube, ku buryo uyu munsi ntago nashidikanya kuvuga ko sinema nyarwanda yerekanye ko ifite ubushobozi ndetse ibasha no gususurutsa abanyarwanda. Ahubwo noneho iyo bigeze mu gihe runaka cyo kuvuga ngo guha agaciro, n'urugero reka nkoresha iryo jambo, iyo bigeze mu gihe runaka cyo gutanga agaciro, usanga abantu benshi cyangwa se n'ubuyobozi, reka no kubitinya kubivuga, n'ubuyobozi usanga kenshi bibanda kuri za filime zitwa ko ari filime zijya muri festival, bakavuga ko ari izo filime ziba zasohokeye igihugu. Ahubwo noneho nkibaza, tugira ijambo rivuga ngo ni ukwihaza tukanasagurira isoko. Ntago tubanza gusagurira isoko mbere yuko twihaza. Niba turi gukora sinema ikitwa nyarwanda, muranadusaba ngo gukora ibintu by'umuco, noneho uwo muco tukajya kuwigisha abanyamahanga, tukajya kubereka ubuzima bw'abanyarwanda, ariko iyo filime itaje no mu Rwanda byibura ngo ibanze performing, ibanze n'abanyarwanda bayirebe, tumenye na filime zigenda zitwara ibikombe ukuntu zimeze, tunatinyure n'abandi banyarwanda. Hari n'abanyarwanda benshi bitinya bavuga ngo jewe filime yanjye ishobora kuba atari nziza, wenda itajya mu mafestivale, ariko aramutse abonye urugero rwa filime yatwaye festival, aramutse abonye urugero rwa filime nyarwanda yatwaye festival, cyangwa se yanagiyemo gusa, nawe bishobora kumutinyura akaba yatera izo ntambwe, filime ye ikaba yajya muri festival, yagaruka akongera akayereka abanyarwanda. So ikibazo rero mba ndi kwibaza nyine ni ukuvuga ngo ese dukorera abanyarwanda nka sinema, dukorera abanyarwanda cyangwa dukorera abanyamahanga? Nanasaba leta ko no mu buryo wenda isaranganya, niba twabyita ubufasha, mu buryo isaranganya ubufasha, mu buryo isaranganya funds zo kugira ngo abanyarwanda babashe gukora amafilime yabo, ntikajye yita gusa kuri izo filime zisohokerwa cyangwa se zitwa izijya mu mafestivale, ijye yita no kuri izo filime zerekwa abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bakomeze basusuruke. Hari filime nyinshi cyane zigenda zigisha abanyarwanda imyitwarire, imico n'ibindi buzima bwa kinyarwanda busanzwe, ndetse zikagenda zinabasusurutsa mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi turimo. Iki kibazo rero nakibajije bwana Wirindahiro, nawe ndi kumaza nti ese ntago byaba ari ikibazo mu gihe filime nyarwanda zishobora gusohokera u Rwanda zikagenda zikanatwara ibikombe, ariko umunyarwanda ntamenye ko ibyo bintu byabayeho? Ese ikibazo nukora filime amara gutwara igikombe se cyangwa yamara kwitabira festival, amaze kubona ayo mafaranga yo muri festival agahita avuga ati yarahagije, agahita ajya ayishyira muri mare, cyangwa se n'urugaga rwa sinema rutabimufashamo kugira ngo abanyarwanda bayibone? Ese ziri hanze ntago tubizi, cyaba ari ikibazo cy'uko batazimenyekanisha? Ikibazo kirimo hano ni ikihe? Reka turebe icyo Wirindahiro yabivuzeho, turagaruka mu kanya dukomeza. Ibi ndabihera ku kubanza gushimira wowe munyamakuru wa TV10 kuba wakumva igikorwa nk'iki ngiki, intambwe nk'ingi iba yatewe n'umunyarwanda akazi ukora umwuga wa sinema, ukavuga uti ibi bintu ntabwo ari byo kwihererana. Impamvu ni iyi, nuko dusaba abari mu itangazamakuru
kugira ngo bajye badufasha gusakaza amakuru meza nk'aya ngaya, kuko hari abantu benshi batayamenya, hari abantu benshi batayamenya. Ibyo rero iyo batayamenye, baba ari abanyarwanda ubwabo ariko zaba n'inzego z'ubuyobozi ntizibimenye yuko hari achievement nk'iyi ngiyi ya Ines Girihirwe, hari achievement nk'izo ngizo za abo batandukanye wagiye uvuga, hari imiryango itamufungukira mu buryo bworoshye. Hari ahajya gukomanga ugasanga barinze kumubaza baturinde, ariko iyo itangazamakuru ryabashije gutangaza ibi byiza bakavuga bati umunyarwandakazi yabonye igihembo mpuzamahanga muri festival mpuzamahanga kuri filime ye yakoze, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ejo n'ejo bundi najya gukomanga ahantu runaka bazavuga ni wowe Ines, ni wowe Eliane, ni wowe Miriam, ni wowe Joel, ni wowe Mbabazi Philbert n'abandi ba filmmakers basanzwe batwara ibikombe mu festival mpuzamahanga. Ibyo biroroha cyane, biranafasha cyane. Ati ibyo biroroha cyane, biranafasha cyane iyo wabashije kujya mu mafestivale ukaba wenda watwara igikombe. Ati ibyo bishobora gutuma ukomanga ku rugi ukikirizwa ugafungurirwa, abantu batakubajije se wenda wowe urinde cyangwa uri iki. Ariko nanone arongera asaba itangazamakuru, nk'uko n'ubundi duhora tubivuga ko itangazamakuru ni kimwe mu bikoresho bishobora kuba byasenya cyangwa bikubaka bikoreshejwe mu buryo butandukanye. Bishobora kubaka bikoreshejwe neza cyangwa se bigasenya mu gihe byabikoreshejwe nabi. Ni ukuvuga ngo rero itangazamakuru, nyamuneka reka mbabwire nka bagenzi banjye, ntitukibande cyane kuri parti imwe wenda ngo tuvuge ntago ari ugufuhira umuziki, kubera ko ndanawubaha kuko umuziki waje mbere ya sinema. Uretse no kuba hano mu Rwanda no ku isi yose umuziki watangiye mbere ya sinema, umuziki urusha imyaka myinshi cyane sinema. So icyo ni icyubahiro twakagombye umuziki, ariko nanone ntabwo bivuga ko twagakerensa urundi ruganda cyangwa se twagakerensa ibindi biri artistique bikorwa mu Rwanda, cyangwa se twagakerensa sinema mbivuge kuko ariyo wenda ndi kuvugira ubu ngubu. Ntabwo rero byagakwiye ko dukerensa sinema, twagakwiye kujya dusaranganya platform kugira ngo n'abanyarwanda bamenye ngo abasineaste babayeho bate, abakozi ba filime ubuzima bwabo n'ubuhe, tubashakeho amakuru menshi agiye atandukanye. Ntabwo TV10 ariyo yabikora yonyine, ntabwo byakunda ko TV10 ariyo ibikora yonyine, ntabwo byakunda ko PARU ari ubikora wenyine, ahubwo itangazamakuru dushaka uburyo twubaka, nk'uko twubatse umuziki, nk'uko twafashije umuziki kwigira tukawubaka, nk'uko duhora tuvuga football tuyifasha, tugafasha kumenya abanyarwanda ngo uyu yavuye muri iyi kipe yagiye muri iyi, uyu yakina neza, uyu ntago biri gukunda neza. Uko tubafasha kumenya ngo Messi yavuye muri iyi kipe arimo arashaka kujya muri iyi kipe cyangwa se ntibirakunda. Uko dufasha abanyarwanda kumenya amakuru agiye atandukanye y'izindi nganda, tubafasha no kumenya amakuru agiye atandukanye ya sinema, kubera ko niba muri kubibona neza, sinema byibura imaze kwereka abanyarwanda ko ibashije, sinema nyarwanda imaze kwereka abanyarwanda ko ibashije, imaze kwerekana ko nayo iri ku ruhando rwahatana n'izindi nganda kandi bigakunda. Reka wenda mbere y'uko nsoza, nubwo nanone ntashobora kurangiza wenda ntavuze ko kujya muri festival ni kimwe, ubwo wenda mbwire none abakora filime kujya muri festival ni kimwe, ariko nanone niba koko wifuza ko ntabwo abanyarwanda bazaguha support batabona ibyawe, batabona ibintu uri gukora. So turabyishimira cyane ko wagiye muri festival ndetse ukabona twara ibikombe, ariko byakabaye ari byiza mu gihe uramutse ari twebwe uri gukorera, none ukatwaka support kubera ko ari twebwe uri gukorera. Naho nugenda ugakorera abandi warangiza ukaza kwaka abanyarwanda support, ntabwo nizera ko iyo transition yabiri fair cyangwa se iyo transaction yabiri fair, kuba abanyarwanda baguha support kandi mu byukuri batazi ibihangano byawe, batazi ibyo ukora, utajya ubereka ibyo ukora, ubyereka abanyamahanga. Reka rero mbararikire kureba filime yitwa Suicide Squad. Ni filime yageze hanze, ubwo ni hanze, ubwo ni makuru yo hanze y'u Rwanda. Reka mbararikire filime yitwa Suicide Squad, mbasigiremo na trailer yayo, ubundi nibidukundira ku buhanga bw'ibyuma baradusigiramo icyegeranyo gitoya nabakoreye ku mukinnyi witwa Vin Diesel,
musanzwe muzi, yaba umuzi kuri Vin Diesel cyangwa se yaba umuzi kuri Dominic Toretto n'ayandi mazina menshi ushobora kuba umuziho. Ni byinshi cyane nabacukumburiye byiwe, yaba urugendo rwe rwa sinema n'uburyo n'ibyo yagiye ageraho byinshi bigiye bitandukanye. Jewe turahura muri icyo cyegeranyo. Robert Dubois. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. I'm not joining your suicide squad. We'll see. My court date is coming up. And Miss Waller said maybe you could help me out. You're flexing in my door! Everyone stand down. Miss Waller, I don't... Stand down! I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team. It's okay, I'm not okay. Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. I need to feel the raindrops on my head, on my head. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. Is this thing a dog? A dog? What kind of dog do you think it is, mate? I'm gonna go with Afghan Hound. Oh my god, is it a werewolf? Yo, they sent me next to a werewolf! Yo, let me out! Hey, he's not a werewolf, okay? He's a weasel. He's harmless. I mean, he's not harmless. He's killed 27 children, but, you know. Your mission is to destroy every trace of something known only as Project Starfish. Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. No. All right. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I want to get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Ratatouille, what do you got? Bird. Now it. Stay off the comm.